bakunzi ba P4 TV Official, twongeye kubasuhuza aho muhereye hose ku isi. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro The Holy Breakfast. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko igira iti gushaka imibereho ntibyambuza gusenga no gukorera Imana. Ijambo ry'Imana muri Yohani ibice 5:17 hananditse ngo nuko Yesu arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Aho mu gitabo cy'imigani igice cya 8:30 hakagira hati icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga kandi nari umunezero wayo iminsi yose ngahora nezerewe imbere yayo. Muri make Bibiliya ishyikira ko umukristo akora agakorana umwete n'umurava kandi akiteza imbere. Ntabwo Bibiliya ishyigikira ubunebwe cyangwa ubuswa nk'uko tubisanga mu gitabo cy'imigani 6:6 agira hati wa munyabutewe sanga ikimonyo witegereze uko kigenza kandi ugira ubwenge. Ariko ibi ntibirasubiza cya kibazo twibajije kigira kiti ese gushaka imibereho muri ubu buzima bikwiriye kutubuza gusenga cyangwa gukorera Imana? Ibi twabyibajije kubera usanga hari abantu bahitamo kwita ku by'isi kabiha umwanya wose kirengagiza iby'ubugingo buhoraho, cyangwa abandi nabo ugasanga bahera kwa mbere ukagera ku cyumweru bari muri gahunda zitandukanye ku rusengero cyangwa mu bindi bijyanye no gusenga kandi bafite izindi nshingano zijyanye n'uyu mubiri birengagije, ugasanga nta terambere bafite bagahinduka abakene bahora basabiriza kandi bafite imbaraga n'ubwenge ko ntibabikoreshe bitwaje ngo bari mu nzu y'Imana. Dufate icyitegererezo kuri Nehemiya maze twisuzume. Uzafata akanya usome iki gitabo cya Nehemiya cyose, ariko muri make reka tukivugeho kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 6. Igihe Nebukadinezari yasenyaga Yerusalemu hakaba hari hashize imyaka 152 yari yashenye inkike kandi atwika inzugi z'uwo mudugudu. Igihe Abisiraheli batahukaga bwa mbere bava i Babuloni ntibahise bongera kubaka izo nkike. Utekereze ko abantu babonaga bati ibyo kuba muri uwo mudugudu muri iyo myaka yose nta nkike ziwugose, bumvaga nta mutekano bafite. Abanzi babo bashoboraga kwinjira bakabatera mu buryo bworoshye. Ariko nanone uyu mugabo Nehemiya arimo arafasha rubanda kongera kubaka inkike. Nehemiya uwo muramuzi? Nehemiya yari umwisirayeli waturutse mu mudugudu w'Ishushani aho Moridekayi na Esiteri babaga. Nehemiya yakoze ibwami, bityo wenda akaba ashobora kuba yari inshuti ya Moridekayi n'umwamikazi Esiteri. Ariko Bibiliya ntivuga ko Nehemiya yakoreye umugabo wa Esiteri, umwami Ahasuwerusi, ahubwo yakoreye uwamusimbuye ari umwami Elitaziruzi. Tuke ko Elitaziruzi yari umwami mwiza wahaye Ezira amafaranga yose yajyanye Yerusalemu ku rusengero rwa Yehova. Ariko Ezira ntiyubatse inkike zo mu mudugudu zari zasenyutse. Reka turebe uko byagenze kugira ngo Nehemiya akore uwo murimo. Hari hashize imyaka 13 kuvaho Elitaziruzi yari yarahereye Ezira amafaranga yo gutaka urusengero. Icyo gihe Nehemiya yari umuhereza wa vino mukuru w'umwami Elitaziruzi. Ni ukuvuga ko yaherezaga umwami divayi kandi akareba ko nta muntu wagerageza kumuroga. Wari umurimo w'ingenzi cyane. Igihe kimwe Hanani umuvandimwe wa Nehemiya hamwe n'abandi bantu bari bavuye mu gihugu cya Isiraheli baje kumusura. Nuko bamutekerereza ingorane Abisiraheli bari bafite n'ukuntu inkike za Yerusalemu zari zikirira umusaka. Ibyo byababaje Nehemiya cyane maze asenga Yehova abimubwira. Umunsi umwe umwami yabonye Nehemiya ababaye maze aramubaza ati kuki ubabaye? Nehemiya yaramusubije ko yarababajwe n'uko Yerusalemu yari mu mimerere ibabaje kandi ko inkike zayo zari zarasenyutse. Nuko umwami aramubaza ati urifuza iki? Nehemiya yaramubwiye ati reka njye Yerusalemu kugira ngo nongere nubake inkike zaho. Elitaziruzi yari umwami mwiza, yemeye ko Nehemiya agenda kandi amufasha kubona ibiti byari gukoreshwa mu mirimo imwe n'imwe yo kubaka. Nehemiya akigera Yerusalemu yabwiye rubanda ibyo yaragambiriye gukora. Nuko bashima icyo gitekerezo maze baravuga bati reka dutangire kubaka. Igihe abanzi ba Isiraheli babonaga ko inkike zitangiye kuzamuka baravuze bati turajya kubica maze duhagarike imirimo yo kubaka. Ariko Nehemiya arabyumva maze aha abakozi inkota n'amacumu aravuga ati ntimutinye abanzi bacu, rwanire abavandimwe banyu, abana banyu, abagore banyu n'ingo zanyu. Nuko abantu bagira ubutwari cyane bashyize intwaro zabo hafi biteguye ku manywa na nijoro kandi bakomeza kubaka. Inkike zuzuye mu minsi 52. Icyo gihe noneho nibwo rubanda rwumvaga rufite umutekano mu mudugudu. Nuko Nehemiya na Ezira bigisha rubanda amategeko y'Imana maze baranezerwa. Mu gusoza bene data reka dusomere hamwe urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 5:14.
haragira hati kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica gahunda, mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose. Imana ibahe umugisha, mukore kandi mwiteze imbere, ariko ntimwibagirwe gusenga no gukora umurimo w'Imana. Ku rundi ruhande mukore umurimo w'Imana kandi musenge mudacogora, ariko munakore kandi mube abakozi b'abahanga. Muhaye muronke. Niba kandi mukunze iki kiganiro mukore comment, like na share na subscribe. Ibyiza biri imbere.